Amagambo atoroshye kujya mu ndirimbo. Nzi abahanzi babiri bonyine bakoresheje ijambo pe mu ndirimbo. Meddy afite indirimbo ivuga ngo nunyemerera nzagukunda pe. Nunyemerera nzagukunda pe. Be my lover. Turakibaho mama. Yigeze kumva indirimbo ya King James, nari umufana we byatari, najyaga mucuranga mu rugo. Ariko uririmba ngo mu magambo atoroshye kuririmba, James aratwika ngo kumbi byari inzozi. Kumbi arambwira ati uyu muntu arembye kumbi nayirimo se ngo kumbi zari inzozi. Kumbi zari inzozi. Mico yaririmbye ngo hari umuntu ngukunda ko muhorana uwo muntu ni njyewe. Iyo ndirimbo irimo surprise ikorera surprise. Uwo muntu ni njyewe. Hari umuntu ugukunda bidasanzwe. Uwo muntu ni njyewe. Mfuza kumubera umukunzi. Uwo muntu ni njyewe. Ushobora kujya kuri CID ikibazo kigasobanuka. Murakoze none twagenda gute? Kuko twagiyeyo. Ukuntu umuntu uri i Kigali yagera kuri CID agenda gute? Uzagende kuri moto. Mbabazwa na performance. Ndumva naseka nka wa muhungu utagira amatwi. Ariko singubeshye niba uzi kuri umuhungu ubundi kirazira gushyukwa n'amafaranga ufite. Undi kirazira niba uzi kushyukwa udafite amafaranga umenye ngo ugiye gupfa. Hari abakobwa bataryoshye mu gihugu ariko birazwi. Usanga ngo yarakakaye, umva ngo yarumaganye. Urukumva uwo ngo rero nawe abafite ikigeragezo cye. Ndarenze ku rwego mpuzamahanga ku isi no muri Haiti no mu Bubiligi barabizi bose byaranditswe. Bazana no mu Bubiligi babishyire muri commentaire. Birazwi man. Birazwi biki? Konjoye. Urubyiruko tunganya imyaka hano mu mujyi wa Kigali ngo abasore n'inkumi. Abasore ngo imboro barazisongoye ngo bafite ibigore bizaza bigaturuka mu ijuru cyangwa se ahandi hantu ikuzimu ngo bazapfubura bikabaha amafaranga. Abakobwa nabo amabere n'amabuno barayasongoye ngo hari ibigabo bizaza by'ibisaza bikabihera amafaranga. Gaca amabere ya nyoko ushaka umurimo w'amaboko ushaka ukore, ureke gutegereza ngo hari ikintu kizaturuka mu ijuru nk'amano. Byararangiye ibyo ngibyo. Toka kure hake bwawe. Ngize ukuri fata ku muhume. Kangi mani ngiye noneho ngiye njya kubwira nkafata ku mavuta ngiye nkibuka ko afite umuryango. Fata ku mavuta uringegera uri imbobo uri kumva wa mbobo. Yesu. Ubwo mani usiko ngiye fata ku mavuta yavuze ngo bacuranze amaguru nyagucurangirwa n'abahetse. Fata ku mavuta wandaya. Wandaya we ukuntu uteye nugirimuwe ata wambwa. Big Boy ari ushobora kutwibutsaho gatoya cyane cyane iriya filozofi twaganiyeho turashize none filozofi Yamaze kwiheba rwose sinzi uko bimeze. Wambwa. Filozofi. Data. Jya kwa muganga barebe ko gifite ubwonko mu mutwe. Ubundi bavuga ko umuntu wese nibyo numva ibyo ntago mbihagazeho ngo saa 11 za mu gitondo ibimeze gute mbana n'ibiraya hano. Yesu we indaya mbaya byinshi byose n'uyu nguyu ni ari ukuntu njya nicara gutya
gutya nkareba ubwiza bw'umukobwa mwiza nkabureba nkareba ibuna afite nkareba imigendere nkareba inseko mwongera ngasubira nanjye mu kirori nkareba iyi sura ngavuga ndetse nacumuye iki ku Mana. Ndagira ngo mbwire abantu mwese duhuje iki kibazo bamwe muri ibi bwamwe umva pe nyine nta kuntu niba uri butahe saa kumi nta kuntu wancaho hano shabe basi tugakora kamwe nukuri ndahita naha pe nawe utahe umva nukuri ndikumva nyine wagira wankongeje ndikumva nyine mbishaka byatari nawe urabyumva uri kumva cyane nyine ntago nari mbirutse none ndumva ewana umwota ari umwota nyine mbwira niba biri bukunde ugacangaho tugakora kamwe then tugahita dutaha cyangwa niba bidakunda nitahire hakiri kare gusa hano ntabwo mwakira abashyitsi turabakira yiva umwana azi ubwenge yani Yanik enda hano zana umwana agafanta tebuka ndashaka oranje niyo ngiyo yisibye ndayimpa ntabwo turya ndabona umwana ashaka kurya mureke twegere kuri saramanje tugire icyo dufata ese tuno turya turamaza iryo shapeti nubimara turakongera ibindi nyine bizana ubitereka ahangaha nizere ko bihari iryo hano ngaho ibiryo ntabwo bivuze na mayoneze mugira hejuru wambaye iriye bara biterwa n'urireba Yesu kuri njye waryambaye njye ndariza ahubwo urabona ririye Yesu we ndakubajije ngo hejuru wambaye irihe bara niba ko kuri izi ritubwiye urabona atari ubururu se jya kwa muganga barebe ko ugifite ubwonko mu mutwe njye nabyutse nambara ubururu ku maguru urabona ko hari umukara Yesu ahandi hantu wambaye umuntu atabonesha amaso uwo hambaye irihe bara ubwo zaba umuntu atabona yabyirwa n'iki niba hambaye ahatabona nyine nta hatabona nta n'ushinzwe kuhamenya burya Yesu we uzirinde kujya umenye ibitagaragara ujye ureba ibigaragara